kandi nizere ko mukomeje kumera neza. Uyu munsi rero ngiye gusubiza ikibazo cy'umuntu udukurikira watubajije ngo ese ni gute wahindura perime yawe ikaba yakwemera gukora inaha. Ubwo yabazaga muri Polonye, ndakeka ko ariho maze iminsi mvuga. Ubwo niho ngiye gusubiza, ngiye kugerageza gusubiza ngendeye kuri ibyo, kuri icyo kibazo cy'uwo muvandimwe, noneho mbahe detaye z'uko byagenda. Ariko mbere na mbere ndabanza kuvuga kuri kino kintu. Ndashaka kuvuga kuko ndaza kuzajya mvuga amafaranga. Rero amafaranga kuyavuga, ndavuga amafaranga ngendeye uko hano ameze, ntabwo nzanyavunja mu manyarwanda. Ushaka kuyavunja mu manyarwanda, niyo mpamvu ariko kantu nabanje, niyo mpamvu ariko gaslide ka mbere nabanje, ni uko ifaranga rimwe ryo muri Polonye bita zoti rivunjwa amafaranga 320 nkurikije uko nabishatse uyu munsi. Byumvikane ko aho ndavuga amafaranga 10, ubwo yakube, ubwo araba abaye 3,200. Aho mvuga 100, ubwo ni 32,200. Sibyo? Reka dutangire. Ikintu cya mbere rero ukeneye kugira ngo ukore, kugira ngo ubashe kubona perime ya hano, icya mbere ukenera fotokopi cyangwa ya pasiporo na residence yawe, cyangwa ahandi hantu wagaragarira yuko ufite residence, cyangwa ufite nyine icyemezo cyerekana uwo uriwe. Ishobora kuba indangamuntu, ariko cyane cyane dukoresha pasiporo iyo tugeze hanze. Ikindi ishobora kuba ikarita yo gutura ya hano. Icya kabiri uzakenera igipapuro kiriho pasiporo yawe n'icyo twita peso. Peso ni umubare uranga umuntu wese uri muri Polonye hejuru y'amezi 6. Icya kabiri ni kopi ya perime yawe yo gutwara y'inyarwanda. Icya kane ni ugufata iyo perime yawe ukayihindura, ukayishyira mu cyongereza, nk'uko nabivuze hano, cyangwa mu gipolishi. Nk'uko nabivuze hano bakoresha ikirimi cyihariye, ntabwo ari icyongereza. Rero driving yawe iba ikeneye kujya mu giporona. Ikindi kintu uba ukeneye ni ukuzuza iyo fomu. Ikindi ukeneye ni amafoto 2. Ni amafoto 2 afite izi sayizi. Ikindi ukeneye ni ukwishyura amafaranga, ariko ubu hano nanditse nabi, nagomba kwandika 150 ya driving license. Ni ukuvuga ukeneye amafaranga ya hano yo kugira ngo wishyure 150 kugira ngo bazaguhe license. Ariko mbere y'uko utekereza kujya kuri ibi byose, reka mbanza mvuge inzira unyuramo. Inzira ya mbere, reka tuvuge ko ufite iyo perime yawe. Uzakora iki? Ikintu cya mbere uzakora, uzajya kwa muganga w'amaso, akubaze ibibazo nyine byo kugira ngo bemeze yuko uri muzima. Ibyo uzabyishyura amafaranga byibuze hagati ya 200, ariko niyo minimum. Amafaranga 200 ya hano, ntabwo mvuga amanyarwanda, kuko nk'amata tuyagura amafaranga 3. Litiro y'amata tuyagura amafaranga 3. Hari igihe ibirayi tubigura amafaranga 2. Urumva rero ugomba kugira byibuze kujya kwa dogiteri akakwemeza, ukabura amafaranga, ukabishyura amafaranga 200. Ikindi kintu ukeneye kujya gutanga application form mu mujyi utuyemo. Iyi application form, dufate urugero, niba ushaka kategori ya 2, kategori B, utanga application form, ugashyiraho ya mafoto 2 navuze, ugashyiraho cya cyemezo cyo kwa muganga, ugashyiraho kopi ya ID yawe, pasiporo,
na karita porobito niba uyifite, ugashyiraho kopi ya driving license yawe. Ibyo byose ukabijyana kuri icyo twita ujandi miyasto, kuri City Hall, ku cyicaro gikuru cy'umujyi ubarizwamo. Ibyo iyo birangiye ukora iki? Ibyo iyo birangiye, reka mvuge, ushobora kubitanga ariko ku iposita cyangwa ukabitanga wagiyeyo wowe ubwawe. Ibyo iyo birangiye baguhereza icyo City Hall izaguhereza icyo bita PKK. PKK ni icyo cyemeza yuko ushobora kuba wakora. Igihe batarayiguha ntiwakora, kuko nyuma turi buze kubibona. Ikindi cya kabiri, iyo ugiye kwiga mu ishuri, ni ukuvuga ngo uba ugomba kwerekana ko wize byibuze amasaha 30. Iyo ishuri ugiye kwigamo, dufate ugiye nko kwiga perimi, ndaza kukavugaho, hari amasaha byibuze 30 ugomba kuba warize gutwara. Rero utarayujuje, ntabwo iyi PKK yawe, ntabwo ishuri rigirekura, kandi ritayirekuye ntabwo wakora. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, ni uko ibintu byose hano muri Polonye byikaragira ku kintu bita peso namba. Ya mibare navuze aba ari imibare 11, ariko ibintu byose bibaho bishoboka byigaragira kuri iyo mibare. niho byikaragira, mbisubiremo. Ni ikintu uba ugomba gufata mu mutwe, kuko kiba gifite byose, kiba gifite imishahara yawe, kiba gifite buri kintu cyose. Ugishyizemo cyose ahita abona icyo uri cyo. Nyuma y'uko rero ubonye PKK, wanatanze na application, ukenera kuzajya gukora ikizamini cya teori. Ikizamini cya teori baguha iminota 25, ibibazo 32, ariko uba ugomba gutsinda byibuze ukabona 68 kuri 74 akorerwaho. Bivuze iki? Bivuze ubundi bakubwira ko iyo wishe ibibazo 2 ushaka wahita urekera, kuko akenshi uba wahiye nyine. Ni ukuvuga ngo uba ugomba gukora byibuze ku buryo utica ibyo bibazo, ariko ibibazo biba selected randomly. Ikindi ni uko ugomba kumenya ko ni ibibazo ushaka wakwiga, biba birimo amategeko y'umuhanda, uba ugomba kumenya. Wakwishyura amafaranga 50 ukabyigira online. Rero kugira ngo ubone driving license nyuma y'uko ukoze ikizamini cyawe, kugira ngo ubone driving license byagusaba byibuze ukwezi n'amezi 2 bitewe n'umujyi ubamo. So ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora cya kizamini uhita ufatanya noneho bya bipapuro byawe, uhita ufata cya kizamini watsinze, ugahita ufata original document, ukahita ucyohereza, ugahita uwohereza driving yawe, bakayisigarana bakaguhereza iya hano yo muri Polonye. Birumvikanye? Ndizera ko byumvikanye. Iyo ni agapuni bajya gushyiraho, ariko nuko bigenda. Iyo umaze gutsinda ikizamini, ufata ya driving license yawe y'inyarwanda ukayitanga. Icyo bakora ni iki? Bafata iyo driving license yawe, barangiza bakayohereza kuri embassy, ikazayohereza mu Rwanda, niko bavuga. So ukazajya kuyifatayo. Nizere ko byumvikanye. Ikindi ni uko ugomba kumenya yuko ufite driving license yo mu Rwanda, ubundi baguha amezi 6 yo kuba warangije guca muri izi procedure zose kugira ngo ube wemerewe kuyihinduza. Rero ndumva utagira ubwoba bwo kuvuga ngo driving license yawe ntabwo izaba yemewe. Izaba yemewe, izemerwa. Rero mu gihe ukeneye kwiga, kugira inama y'uko muri Polonye kugira ngo byibuze utangiye kwiga imodoka bishyura 3,000, hagati y'2,200, ariko ubu byarahenze, kandi amashuri menshi nk'y'2,200 ushobora kuzajya gukora ugashya pe. Ushobora gusanga batavuga Icyongereza,
umwarimu kwigisha atavuga icyongereza neza ari ugupfundikanya ku buryo batazagusobanurira ibintu. Amashuri menshi meza ahera ku 3,500 kuzamura. Rero ushobora kubona ishuri ryiza ku 3,500 kuzamura, ukazabona driving license. Uretse ko akenshi bitewe nawe hari ukuntu abarimu nyine bashyiramo akantu, kuko baba babizi ko PKK yawe batayirekuye utakora, bakakubwira ngo ukeneye kugura andi masaha, bakakubwira ngo urabona utarabimenya ngo ugura andi masaha. Ubwo nabyo nibikubaho ntibizagutungura, ushobora kugura isaha ukamubwira ati ndagura amasaha 5, ubwo nayo akiyongeraho. Urumva rero byose ugomba kubiteganya ukamenya ko ntabwo biba byoroshye. So ndumva nagereza aha. Iyo niyo nama njye nakugira, niba ugiye gushaka ishuri, ushaka ishuri byibuze rero ku 3,500 400 kuzamura. Rero ibi nibyo nagerageje kuvugaho. Navuze ko niba ufite driving license ukeneye kujya kwa dogiteri, warangiza ugatanga application yawe, ugashyiraho amafoto, ugashyiraho muganga, ugashyiraho kopi y'ibyangombwa bikuranga, ugashyiraho fotokopi ya driving license. Iyo umaze kuyibona utanga ya driving license yawe, ujandi ikazayohereza mu mujyi cyangwa ibiro by'akarere cyangwa by'umujyi ukoramo, bikazayohereza kuri ambasade yawe, ambasade yawe nayo ikazayohereza mu Rwanda. Ibi nibyo nagerageje kugenda mvugaho. Ubwo ndumva uwaba afite aho atumvishe neza yazambaza nkamusubiza. Murakoze rero, nkomeza kubakangurira gukora subscribe. Ibintu tuba tuvuze si ubuntu koko? Ibintu ni ubuntu. Ikindi nibagiwe ni uko kugira ngo uhindure ukore ikizamini cya teori, ndumva ari wishyura amafaranga 50 uko utsinzwe. Nk'uko nabivuze, uba usabwa gutsinda hejuru ya 68 kuri 74. Rero uko utsinzwe ugenda ukora, usubira gukora, nta gihe kiba kirimo, uragerageza inshuro zose. Hari umuntu wagerageje inshuro 181, byamutwaye imyaka 15, ariko birumvikana ko ari umupro. Rero ni ikizamini kiba gikomeye, wagikora mu Cyongereza n'indi ndimi waba uvuga, urwo uvuga ni urwo ugenda ugakuramo. So cyane cyane nyine zizwi: Icyongereza, Ikidaci n'Igifaransa n'Igipoloni. So yeah, see you nawe utaha. Ibihe byiza.